Twiyumvire amakuru y'ibyamamare umaze kugeraho ukimara gufungura iyi video, nkumenyesha ko wamaze kugera kuri channel yitwa Ibyamamare News. Byumvikane ko tukugezaho amakuru y'ibyamamare agezweho ndetse n'amateka yagiye aranga ibyamamare. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri Aline Sano, umuhanzikazi witeguye kumurika album ye ya kabiri. Niba wamaze gukora subscribe, ndagira ngo musezeranye ko nta kiganiro cyangwa se inkuru yacu izajya gucika. Niba wabikunze, kora like, share, maze comment, hanyuma tujye twibanira. Ngewe rero ugiye kubugerezaho amakuru y'aka kanya nkaba ndi mwenyewe Egide. Ni urucabana, amakuru yose nta handi wayasanga usibye ku Byamamare News. Uko nabikubwiye rero, umuhanzikazi Aline Sano yatangiye imyiteguro ye yo gushyira hanze indirimbo zigize album ye ya kabiri nyuma y'iyo aherukaga gushyira hanze muri 2023 yise Rumuri, ikaba yari igizwe n'indirimbo 13. Aline Sano rero yabwiye igihe ko yishimiye ko muri 2024 album ye yakoze muri 2023 yashimishije abatari bake, ndetse avuga ko azarushaho gukora cyane muri 2025. Aline Sano kandi avuga ko iyi album ye nshya ari gutegura izagaragaramo abanyakenya bagiye batandukanye, kandi ko hari n'abandi banyamahanga bazakorana ariko bataranoza neza imishinga. Kuri iyi album ye nshya, Aline Sano avuga ko indirimbo Tamu Sana iheruka kujya hanze yakoranyemo na Davis D mu mashusho yayo nayo izaba iri kuri iyo album nshya. Dukomeza rero n'amakuru y'ibyamamare yahoze acaracara ku mbuga nkoranyambaga, kubwire ko Miss Irasubiza Alliance uheruka kurushinga yagaragaje akanyamuneza ku bukwe bwe. Uyu Miss Irasubiza Alliance yegukanye ikamba rya Miss Popularity muri Miss Rwanda muri 2020. Yerekanye amafoto y'ubukwe bwe ashyira hanze amafoto ye n'umugabo we agira ati, uru ni urukundo, yari wowe buri gihe. Tariki ya 18 Ukuboza 2024 Irasubiza nibwo yasabwe. Ibyo birori byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ku itariki 19 Ukuboza muri 2024 basezerana imbere y'Imana. Irasubiza yateye iyi ntambwe nyuma yo kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri Boise State University. Amakuru yaragezweho kuri uyu mugoroba na yangaya. Ye mwari kumwe nari mwenyewe Egide. Niba koko wabikunze, nyandikira muri comment hanyuma